Because mwana we ntabwo wari warangiza gukinga. Narangije. We no hano. Nizere yuko warangije kwitegura. Cyane rwose narangije kwitegura. Okay, nizere yuko nta kintu na kimwe kigomba kutubuza runo rugendo. Cyane rwose papa, njye umunsi nemeje kwapika agashi. Ingo sha mwana wa, intanga nateye nyoko nago yapfuye ubusa. Tubye mubwira papa nuko yongera ikintu cy'ikibazo uko abyaye umuntu w'umugabo. Mana yanjye shimwe wowe wamaye mwana nkamwitaraho ngo tani. Ako papa bantu cyane rwose mwana mukunda nyinyimwe. Papa ushatse kuvuga ko nkunda ngitungo? Yoya mwana wa ntago ari byo mbashatse kuvuga, mbashatse yuko kukubwira ko mukunda cyane. Ibyo reka tubyihore. Nasi papa naguciye mu ijambo gahunda y'umunsi ni iyi. Mwana wa ntabyo si. Ndakubwira tu umunsi tugomba gutembera Kigali yose tukayitembera. Noneho tugajya tureba ibintu biri ngombwa n'ibitari ngombwa, aba bakobwa tukabareba, ibyisi tukabireba, bikorwa remezo tukareba, byose tukareba. Ukumva? None papa twagenda. Cyane rwose twagenda. Mbariro mani epa nicyo nagushakiraga. Urabona ubuzima hano hanze bwanze. Tugiye gukora iki rero? Kwewe tugiye gutuburira abantu aha hanze. Kwe tugiye gushinga akantu k'akaringi, uri kumva? Noneho twe dutangire turi kugwana, use nk'uwitsindisha. Bigaragare ko amafaranga nyariye. Noneho dutangire turya abantu barajya baza basheta. Noneho tubarya amafaranga. Niko bimeze rwose tujya ifaranga. Kuko ndi kubona hanze sha ibintu nikata wakintu. Ndi kumvira nta mu mpaye ariyo. Kuko tugiye twewe ukuntu biragenda. Twe turasheta amafaranga abantu baze, noneho weho urahagarara hariya nanjye mpagarare hariya. Noneho use nk'uwitsindisha abantu babone ko ari seriye. Pe. Noneho abantu bashete kugira ngo tubone ukuntu tubona amafaranga. Kuko ndabona ibintu hanze ahangaha byanze. Noneho rero twatangira igikorwa. Niko bimeze. Nkuko mubibona amafaranga ni 5,000. Ndabisheta we hanyuma ushete 2 n'umubita yose uyajyana. Nanjye none irenge nibwo nayibona mu masera. Nanjye nabibonaga mu bisimbi none bino byo niko nabitangaje. Mwino muze mukiresha. 5,000 ugashyiraho 2 wankubita ukajyana. Zirikotsa we. 5,000 ngibi. Yashyiraho 2 wankubita ukajyana. Ariko se mwana mwe ko mutari kujyamo byabagendekeye bise. Ariko utari kujya mukosha abandi. Wewe wagiye. Nari binone reka njye kumukoma ngenda kubita nkarimbura we. Arebe genda turebe. Ngenda kubita we. Genda nyine. Zirikotsa we. Ngwino. Kabaye. Ngwino. Oh! Sheta weho, sheta. We amafaranga 2,000 we. No duhangana.
umuntu uri gushata ibihumbi 5 gashata 2 wamutsinda akayajyana. Nukuri ko Yesu none se nagiye kuyasheta ni tugenda ahubwo yafite ariko niba utazi ingumi karati jimu byose ni mubi ari gukubita umuntu. Mwana wa tugende tujya kureba tugende. Papa ikibi cyo mwabira bintu kubera iki se kandi ko nta kingufu wize ye akosha uranze ngewe kuri kungufu ndakubita ngene Wiki kungufu nge nayize mu Buyapani ngenda bizi neza nde muze tugende nge kubibereka. Ninde wundi ushaka kugwana? Inde kubwiye ko nta muntu uhari. Nanjye ndi muri umugwano shese 2. Urabishese. Cyane rwose shese 2 kandi ndi muri umugwano. Nta kibazo nanjye shese 5. Zishyiraho rero genda kwicaze ndazijyana umunsi ndazicyura. Ibihumbi 7 yekoyo we umunsi urapfa uranasiga ubuzima. Ariko se vie uzi ibintu keneneze uzi ukuntu kira kigabo gikubita. Oje mwihorere sha uyu numburi kumubona ngana gute ngenda mukubita igipfusi kimwe arahita yika. Ahita ajya hasi. Genda mumuzanire kuburebure se burebure na Brussels nubwo unago wabona ukuntu yari mutoya ngende ujya wono ndagiye gende tamwica ku Brussels nayo yakubitagwa abantu kandi bamusumba babona mu rushibiro. Buretse ngere ko nge nkwere buretse nkwere kaho mbere ma utangiye Zikihara izi njongo izi nyindi izi ngende Papa warekeya ndekera ntabwo sha uri kubona ko nkazi ntabwo uri kubona ukuntu ndikumucanganya we niko mwana wozi kumbwiye ukuri burya nako nkazi Reka bakwice nawe wishaze ngenda nigende